ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi nishingikiriza amanywa n'ijoro yakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye njye nahisemo kwibera
Imana ishimwe yabanye natwe muri iki gihe cyose gitambutse, yaturinze mu cyifuzo twagize abageni bacu kandi barabidukoreye, tugiriye neza. Yari Imana nziza, Imana nishimira umuteguro wayo kuri twebwe. Hanyuma mbere yuko tuza gufata akanya ko gusenga Imana, twishimira imirimo yayo myiza myinshi ikora mu nzu y'Imana dusuhuzanye. Ni umuco w'abana b'Imana, ariko hari n'abandi baje nonaha, kandi twese dukwiriye zose. Urakoze Nyagasani, Imana ishobora byose. Tugushimiye ko uri Imana yacu bwite, ujya uhagarara mu itangiriro ukamenya ibizaba mu iherezo. Niko warinze umugaragu wawe ukarinda n'umuja wawe. Wari ubizi ko kuri iyi tariki y'uyu munsi aribo bazaba bateranyije iteraniro ringana gutya. Dufite ishimwe kuko wabarindiye mu busore bwabo, ukemera kandi kubakorera ubukwe ukabashyingira nk'uko wabikoreye mu ngobyi ya Edeni umuntu wa mbere. None imiryango, inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero twateranye, imitima yacu iguwe neza kuko uri Imana isezeranya kandi igasohoza ibyo yasezeranyije abantu. Uri Imana izi kurinda, mu kuboko kwawe harimo imbaraga zo kwigandurira byose. Tuguciriye bugufi mukunzi mwiza, ngo izina ryawe ryiza rishyirwe hejuru. Tukuragije imirimo yose iri bukorerwe mu ihema ryawe, uyishyigikire nk'Imana, uyihagarikire, kandi ubuyobozi bw'Umwuka Wera bugaragara aha hantu, kugira ngo ibikorerwa hano byose biheshe Imana yacu icyubahiro. Ndagushimiye, ugiye gufasha korali igiye kuturirimbira, kandi ukomeze gufasha abashyitsi n'abasangwa bose bagubwe neza mu nzu y'Imana, kandi uze gufasha n'umugaragu wawe ibikorwa byose bikorerwa mu nzu y'Imana bikomeze kuguhimbaza. Ndagushimiye ko ubyemeye kandi kubikorera kwesha icyubahiro bw'Imana. Tubisabira Imana mu izina ryera rya Yesu, amen.
Imana uyu munsi ko Imana yatugiriye neza umunsi mukuru ku muryango wa Bosco kugera aya masaha niba ntakiranye arabyemera nakwita mu burenganzira bwo guha amasezerano umukwe n'umugeni bamugendera murabigaragarisha ibiganza ndabona ntabwo uri kwambangiriro dusoma ibice bibiri turahera ku murongo wenda abantu bamwe niba bafite bibiliya reka dusome amagambo asa nkaho arambuye turahera ku murongo wa 18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema ubutaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizanira umuntu ngo umenye uko abyita kandi ko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka Uwiteka Imana isinziriza umuntu guticura agasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama ubwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo z'umugabo n'inshingano z'umugore icya gatatu ni inama turi bubagire ariko nazo zitari bube nyinshi ababo twarabigishije ndabizi twarize nanjye wabigishije ibyo mvuga barabizi kandi wenda biri butume natwe twibuka ubundi rero igitekerezo cy'umugore cyangwa igitekerezo cy'urugo ni igitekerezo cy'Imana ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu muranyumva ni igitekerezo Imana yatekereje ariko yaravuze ngo Imana imaze kurema ibintu byose izanira ibyo bintu byose ngo imenye ukuntu uwo muntu abyita ibi bintu byose mwumva bihari ku byo tuzi biba mu bantu ibiba mu kirere ibiba mu mashyamba byose buriya ndaho niwe wabyise amazina kuko biriya tubwiye ngo ikintu cyose gifite ubugingo niwe wacyise izina ngo ribaye ryo riba izina ryacyo na bugingo n'ubu hanyuma ntabwo Imana yabonye ko kuba umugabo wenyine ntabwo yabonye ko ari bibi kuko birashoboka ariko ntabwo ari bibi murabyumva kuko abantu bose ntabwo bakora ubukwe kuko ku irembo ry'ijuru nta muntu yari izakwita abantu batigeze bashaka abagabo cyangwa abagore Imana rero yabonye ko atari byiza hanyuma iravuga ngo reka mureme mufasha umukwiriye Imana nayo mugure n'ibintu bibiri icya mbere ni uko yabonye ko kuba ari wenyine atari byiza byumvikane neza hari ibintu abantu bajya bavuga wenda nuko ntabibonera umwanya bavuga ko umuntu afite iminsi mikuru 3 wo kuvuka wo gushaka umugabo cyangwa gukora ubukwe no gupfa ariko biriya ni ibintu by'abantu ntabwo byanditse muri Bibiliya kuko hari abantu benshi bigeze bashaka ariko bizibabera ingorane biba umunsi wo gutuma ubuzima bwabo buba nabi cyangwa bagenda bahura n'ingorane ariko umunsi umwe
no kuvuka ntabwo ari umunsi mukuru Bibiliya yemera, ahubwo kubera Bibiliya ivuga ngo umunsi mwiza nibuka ngo nubona kwemereye. Kandi ikindi Yesu yaravuze ngo umuntu wagambaniye umwana w'umuntu cyangwa umuntu wakoze icyaha ngo cyari kumubera cyiza nuko atavutse. Hari ibyago rero abantu bazagira cyangwa bazagira nyuma babitewe n'uko bavutse. Rero iki kintu ni ikintu cyo kwitonderwa, kandi no gupfa nabyo ntabwo ari umunsi mukuru kuri bose, kubera ko twagiye tubona abapfa banga bashaka guhunga, ukabona rwose arahaguruka ingo kugira ngo Imana ibahe abafasha babakwiriye, abagabo babakwiriye n'abadamu babakwiriye. Imana yo mu ijuru ishimwe kwikimenye ibidukwiriye. Cyangwa biri ndashaka kuvuga amagambo make. Cyangwa biri Imana yarebye nuko yarebye ahantu ikura uyu mugore. Nigeze kujyana hamwe numva korali iraririmba, naho hari mu bukwe naha korali iraririmba ngo Imana ishimwe ngo ko yagiye kurema umugore ngo ikamukura mu rubavu rwa Adamu, ngo ntabwo yamukuye mu kirenge kugira ngo umugabo atazajya amukandagira. Urumva Diana arimo arakurikira. Urumva ariko kandi ngo ntabwo yigeze imukura no mu mutwe ngo kugira ngo umugore atazajya yishyira hejuru, ahubwo ngo yamukuye mu rubavu. Icyo si ikintu cyumvikana, wenda washaka niyandikira ibyo ngibyo. Rero yaramumushyira imukura mu rubavu. Ubundi rero abantu bashatse bamenya iki icyo Bibiliya itavuze nawe waceceka. Urumva amarembe ariko ndabizi yo kubizi icyo Imana Bibiliya itavuga nawe ceceka ikongera ibindi. Ntuzajye kuvuga rero ngo umugore wanjye namukuye Musanze, bijya kiba cyaba tujye nyakubahwa mwarimu. Umuntu aramubaza ku mudamu wawe yavuye akakubwira ati ni Kamembe hasi hariya. Rero uzi ko wamukuye Kamembe cyangwa Musanze, biraroroshye kumubwira ngo subira Musanze. Kandi umugore nawe yabizi ko yavuye wenda iriya kamvuge hafi, kamvuge Musenyi. Umugore yazi ko yavuye Musenyi, akagoroba uyu mugabo avuze nabi yumva ko Musenyi ari hafi agahita asubirayo. Ariko ubundi menya ibi ko umugore wawe yavuye mu rubavu rwawe. Urumva n'ababwira ibintu byiza umugore yavuye mu rubavu. Wa mugabo amenya ko umugore yavuye mu rubavu ni igufwa ryo mu magufwa yawe. Kandi nawe mugore menya ko utavuye mu mutwe cyangwa ku kirenge, wavuye. Kandi nanone umenya ko utavuye iriya wenda tukugeza aho hawe. Ibyo ngibyo birahari. Ikibazo rero gihari, ubundi hari amagambo Adamu yavuze, ariko burya hari amagambo afite ubudahangarwa cyangwa hari amazina afite ubudahangarwa yitwa ndabereyo, atitwa abana. Ubu ngubu bahamagaye ngo ndahiro, cyangwa bavuze ngo pasiteri ndahiro, mpita numva ko ari jyewe hano, sinzi niba bamwica muri bariya bakirisitu urimo. Rero Adamu ubundi kuvuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara k'umumara yanjye. Iri jambo cyangwa iri zina ritandukanye na yaya n'abantu bita ba sheri cyangwa ba shushu, hariho abanyarwanda bita abandi ba biswi. Atitaye ku mikorere ye, atitaye kuko hari umugabo umwe watubwiye, ni inshuti yanjye kandi
yarabwiye ngo ubu ngubu tureba ngo abagabo twaragowe, ngo Imana yatwikoreye umusaraba ukomeye, ngo Imana yatubwiye gukunda abagore, ngo umuntu ubwira niyumve, wamubwira ngo kurikira agakora kiriya, umugore yari yaramugoye, wamubwira mbese akakubwira ngo Imana yatubwira ngo ukunda uwo muntu. Umugore nawe aza kutubwira kandi aratubwira ati buriya natwe abagore twaragowe, ati uzi Imana ikubwira ngo gandukira umuntu ubyuka akiryamye ukirirwa gukora, ukamushyira amazi muri dushe, ugateka ukamugaburira, ukirirwa urwana n'abana n'indi mirimo yose yo mu rugo, yagaruka akakubwira ngo ntacyo wigeze ukora, ati Imana ikakubwira ngo gandukira umuntu. Rero mu gukunda umugore, abagabo babyumve cyangwa bose babyumve, ni ugukunda umugore utitaye ku bikorwa bye no ku mirimo ye. Mwanyumvishe nihuse cyane, kandi yatanze urugero ngo niba uwo Kristo ngo akunda itorero akaryitangira. Mbese umugabo akunda umugore, icyitegererezo ni ukuntu Kristo akunda itorero. Ni ukuvuga Kristo yakunze itorero agera ku rwego rwo kuripfira. Bosco rero buriya akunda umugore mpaka agize ate, iyo ikintu kivuze hanze nta mugabo ukunda umugore ngo sohoka urebe, bose vuga ngo amini. Bosco rero Diane Manzi yarashatse n'umuntu ufite ibigango. Rero icyo ni kimwe. Nanone ku mudamu bishaka kuganduka ngo ukuntu Kristo cyangwa itorero rigandukira Kristo. Ibintu byumvikana. Kristo itorero rigandukira Kristo. Ariko ubundi igisobanuro cy'umugabo n'itorero cyangwa cy'umugabo n'umugore n'itorero na Kristo. Urumva iyo uri umugabo, iyo mwese hano muri abakristo kuko Yesu burya ntagira idini, nibyo buri wese akunda kuvuga ngo Yesu abamuriki, ariko urireba ukavuga uti se Kristo ibi ngibi ko nanjye n'itorero, iyo ngize ibibazo Kristo aranyirukana ngo nimbe iwanjye ngende. None se iyo wowe uri umukristo, iyo utashonje, iyo washonje utuka Kristo, uravuga ngo ndakuzinuka. Rero aba bantu narabibabwiye, reka ndekera, ni ibyo byombi bibiri. Umugabo akunda umugore nk'uko Kristo akunda itorero rye. Nanone kandi umugore Diane ntega amatwi, anyumvise, umugore nawe agandukira umugabo nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ibindi ni inama nababwiye tubagira, ni ukujya inama, ni ukuganira. Ibinaniranye abantu bagasenga, Imana ikazababa hafi ikabarengera. Muvuge ngo Imana ishimwe. Yani nawe urabona rwose ko nawe ibintu byose arabikurikiranira hafi. Avuga ati rwose nyereka abantu bandebe. Igihe twese twahera kandi bahera tunabwira Diane, none aramutweretse gusa. Barere nagabona yiteguye kuza gutunganya ibindi. Meze rwose nk'umuntu. Hanyuma nahita guhobera mbere ya byose. Yanga guhobera isikari. Mbere yuko tubaha amasezerano tubanza kubaza niba bareba. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uravuga uti ndabyemera. Ndabyemera. Uraze n'umugeni nawe
imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo ndakubaza wowe wizeye Imana Diane wemeye kubana n'uyu Mugarura Jean Bosco ngo akubere umugabo bishyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uravuga ikabyemera. Imana igumisha Diane iyo ndahiro, hanyuma urarambura ukuboko kwawe kw'iburyo ntihabanza umugabo. Ego Jewe Mugarura Jean Bosco, imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo hamwe n'imiryango yacu, nemeye ko njyanye uyu Uwizeyimana Diane ngo ambere umugore ishingiwe n'itorero. Nzabana nawe nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka kugeza aho urupfu ari rwo ruzadutandukanya cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Bisezeraniye ntyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ego umugeni. Yewe Uwizeyimana Diane, imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo hamwe n'imiryango yacu, nemeye ko njyanwe n'uyu Mugarura Jean Bosco ngo ambere umugabo ushyingiranywe n'itorero. Nzabana nawe nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka kugeza aho urupfu ari rwo ruzadutandukanya cyangwa Yesu agarutse tukajyana mu ijuru. Bigusezeranije ntyo mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Umuntu rero wakoze iyi mpeta yirinze kugaragaza iteranikizo ryayo. Rwose nureba neza uje kuri ubone no ku yawe. Rero bifite icyo bisobanura, nuko urukundo rw'umugabo n'umugore arwo rutagira ikintu kirutandukanye. Abyumvishije rero agiye kumwambika impeta, arabanza umwambike kandi utarimo kumwambika, uzamura umubiri urimo kwambika, nanone mubanza kurangika genda kuvuga Wambitse impeta wawe umubiri wanjye n'Umwuka wera. Amen. Hanyuma kuri rero umugeni nawe yambitse umukwe. Wambitse impeta wawe umubiri wanjye n'ibyanjye byose, ari nacyo kimenyetso cyerekana ko tuzabana akaramata. Bigusezeranije ntyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turagushimiye Mana ishobora byose, Mana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, murengezi ubugingo bw'abari mu isi. Imirimo yawe ni myinshi kandi irakomeye. Ibi byose wabimenye bitaraba, n'aba bana bacu bataramenyana, hano urangije ibitekerezo bakiri utwana duto bakiri mu nda, ariko bahurije muri iri torero, kandi umwe abaye umugabo w'umugore, undi abaye umugore w'umugabo. Turabasengeye rero uzababere byose, tubasabira umugisha wose ungana n'uw'Imana itanga. Tubasabira umugisha wo mu kiraro, umugisha wo mu butaka, mbere ya byose tubasabira uwo mu nda
uzabahe guheka, uzabahe kurera, uzabahe gutuma, uzabarinde inzara, uzabarinde ibyago, uzabarinde ibyaha, uzabarinde mu itorero, uzabarinde kujya inyuma, uzabarinde mu mubiri, uzabarinde mu bugingo, uzabarinde mu mutima, uzabarinde mu mwuka, uzabarinde ababo, uzabahere umugisha mu mirimo bakora, uzabahere umugisha aho batura n'aho bazatura, uzabahere uzababere amaboko, uzababere umutaka mu gihe cy'imvura n'igihe cy'izuba, uzababere byose, uzabahe umunezero, uzabahe ibyishimo, uzabahe kubona ibyiza byaturutse mu nda zabo, kandi uzabahe imbaraga z'umwuka wawe, uzabahe umunezero no kunezeranwa, urukundo rwabo ntiruzarogowe ntiruzangure, bazakomeze kuguhanga amaso no kugutegereza, kuko ntawe ugutegereje uzakorwa n'isoni. Uzakomeze kubaga hafi, babere ingabo ibakingira, babere igihome bihishamo, uzabahe kuba buri munsi bagutegereje baguhanze amaso, abandi bose bari mu isi urugendo rwabo. Urakoze ko byose ubyumvishe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka mwarimu na abayobozi bazi nabo baferesite baba hanyuma baririmbyi mukomeze. Uwiteka abaye umuhamya wo gushyingiranwa kwawe, kuko icyo Imana yafatanije umuntu ntakagitandukanye. Amen. Abagirire neza. Amen. Uwiteka abarinde, abaha amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nanjye Pastor Ndahiro Jean Dodier, kubw'ububasha mpabwa n'Imana no kubw'ububasha kandi mpabwa n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADPR, nemeje ko guhera uyu munsi Mugarura Jean Bosco abaye umugabo wa Uwizeyimana Diane, kandi guhera uyu munsi nemeje ko Uwizeyimana Diane abaye umugore wa Mugarura Jean Bosco. Imana ibamugisha. Hanyuma nagira ngo ikabaha ibyishimo, ikabaha abashyitsi mu myaka izaza rero, baba abana babo cyangwa se abashyitsi bazabasura, uzababaza bati mwabanye mute, itorero ryabahaye umugisha, ababyeyi babahaye umugisha, n'Imana yabahaye umugisha, uzajye mubabwira ngo iki ni icyemezo kibigaragaza ko Imana yaduhaye umugisha. Amen. Amen. Turafatanya rero kayaki.
turagushimiye murengezi w'ubugingo bw'abari mu isi
umuteguro wawe w'uyu munsi usa n'uwa kera cyangwa n'uzaza, kuko utegura neza kandi ukabigenza neza. Ni muri uru rwego tugushimira ubw'uyu munsi umukwe n'umugeni n'imiryango yabo. Rero wakoze muri iri teraniro banye na buri wese, ukomeze kubana na buri wese kandi muri izi gahunda zose zindi kugeza buri wese ari gusubira mu muryango yaturutsemo amahoro. Ukomeze gutanga umugisha, hanyuma y'uyu munsi uzakomeza kwerekana ukuboko kwawe. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu. I'm missing your glory. Let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy. Merci, ananaya kumatamu nayasikia mkono wako imara unanishika, nikikuomba Baba huchewi, nikikuita Baba uitika, nikuimbie unisikie, usikie sala yangu toka moyoni. Let me say, if it wasn't for your love and mercy. Merci. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Urimane rukundo. Urimane nyembabasi. Yeah, Papa, way you deserve the glory. Yeah, Papa, way you deserve the glory. hanyuma bidukorera rwose amarembo naza kubafunguka muraza kuduha amashyi uyadubwize rwose tubaha abageni hanyuma rwose nabo n'abafatanya amashyi menshi cyane rwose.
kwishima no kugaragaza ibyishimo tambuka rwose ntacyo bitwaye rwose hanyuma abakobwa namwe abasore ndabizi ko akunda rwose kutivangura byo urabitozwa bamwe baricara hariya n'abandi bagaruka hanyuma rwose dukomeze dutaramane neza cyane data rero reka dushime Imana ko abageni bacu bageze hano Uwiteka Imana ikomeye Imana igira neza turagushimye ko wabanye n'abageni bacu ukaba wabanye n'abashyitsi bacu muri iki gitaramo bakaba bageze hano amahoro murakoze ni mu izina ry'Imana wa Yesu Kristo n'abaje shima amen data rero icyo nakoraga nk'uko nabitojwe byagukwakira bariya ruriya rubyiruko rurimo n'abariya abageni ariko ibyo byose bakirwa n'abageni barahari kandi igihe kirahari hari n'abo muri buze kubaganira barimo wa musaza uherutse inaha namubonye rwose neza neza ni byinshi maze rero nze kuguha yinagurura amajwi maze kuva twakirire ku byo abandemwe kandi dushimye anayoboye ibiganiro byacu mu kanya rero yatubwiye ko marembo yacu n'abashyitsi binjiye abantu barabakaze binjiye kandi bakaze kugira ngo rero nakire bariya bashyitsi barangajwe imbere na Sebahire turamukanya hanyuma dukomeze igitaramo twabahire turishimye cyane kuko natwe twishimira urareba turanezerewe rwose ni ikaze unezerwa ikaze kuko natwe ari banezerewe kandi ntabwo navuga ngo urisanga ahubwo usanga bagukunda bose bari tubakunda Imana yacu izogesha abadukunda kandi tubaha ikaze
impamvu muje mutugana tubahaye ikaze hanyuma reka nsabe abana bacu bashinzwe kandi babitojwe bijyana hafi bafashe kwakira imfura zitubona hanyuma dukomeze igitaramo ariko Sebahire ndabona urugendo rwabereye cyane ariko ntabwo rero umuntu badagira hakunze ntabwo twavuga kure kuko ntabwo watavuye aho twagushaka iyo haba ari kure ujya mu nshuti ntabwo wakora ni mu nyegereza hafi hanyuma abashinzwe banyumva bakorana umwete n'umurava kugira ngo twakire Sebahire ntabwo ari batatu amazina bahari n'igihe hafi aha rero hari ubuki ndabizi ko utavuga amazina yabo navuga amazina y'inka n'aborozi bavuga amazina y'inka ariko waza ukatwereka ko wabasha hanyuma kwakira umukobwa nakure ikoma rwose buryoshye se bose bararyoshye yari yakoma Sijya kuza ko baratugiye ndabona usa nkaho washira neza nawe tuzagendera nawe tuzagenda n'izimana rero nakiri reka isabe ibyafasha begera garuka hano Mana nziza Mana mubyeyi wacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye uburinzi bukomeye kuri twebwe tugushimiye ibyiza byinshi ukomeza kuduha binezeza imitima yacu izina ryawe rihimbazwe dusengeye uyu muhango twinjiyemo aka kanya turakwinginze kugira ngo ubuhagarike uwubemo kuko wabaye mu byatubanjirije bisenze nizeye mu izina rya Yesu amen Sebahire umunyamazi hejuru baguturiye hose hanyuma ntabwo bibe byabigava ngo ni bimwe gashobokera zose ahubwo turajya ngo tubwire abashinzwe batwakira abashyitsi bose bazanye na Sebahire bana n'abo batuma duheta babanze bagera aho bageza hanyuma ndabataramiye kwivuga ndatarama mu gushakamba ndatarama mu gishayaro ndatarama mu kinimba ndatarama n'abakobwa ndatarama mbega Imana yatugiriye neza reka rero abo basore n'abakobwa bawe ubu twabahaye umwanya wo kubaka babanze baringaniza abacu bicaye kugira ngo bace akaboni nabo bicaye inyota nawe ndakubirenzaho murakoze zamura hejuru hanyuma mutwereke ko akaboko mugiye kuzajya mumweshaga kandi mumweshaga mu rukundo ibyo birahagije amashyi menshi cyane nyamuneka rwose murakoze cyane ngaho muhereze rwose umwegere rwose umwegere rwose maze nawe abashe kwicara n'abamurambe amashyi menshi cyane Diane rero nawe aracyagira ati ngaho rwose ongera ucurure mbere ibintu byiza cyane yewe ni gatatu na kane nushaka ugakore ntacyo bitwaye hanyuma Diane rero wumva niba ugiye guha umugabo ukunda by'iteka ryose urabanza wegere ibyo bituza rwose ugiye guturamo by'iteka ryose maze ugire icyo umuhereza rwose nkunda kunyumva rwose amabona ngaho bikore rwose mwegerereka rwose niko bimeze aha aragira ati rwose mutware mwiza nkaguha rwose noneho utuje w'ibana yewe ibi byo rwose ndabona ari agashya ni nabo gushingirirwa abantu nziza cyane
by'ibisiga murakoze cyane Imana ibamugisha rwose ndumva noneho mwakira ahagaze umwana wanjye ngirayo kandi nawe urabona ko umaze gukura nshishaka ko gufana se barangana ariko mbere ya byose arambwira ngo bahobere ngwino rero ni guhobera ndabahobeye iri imbere yo kubyara ni guhobera ndabahobeye ababwira umuryango wawe wose kandi nawe ni guhobera muhobeye umuryango wacu wose neza kandi wese ashimwe Yesu ahimbaza uraho neza da uraho neza uri amahoro iwanyu mu burengerazuba mu majyaruguru muraho natwe rero iburasirazuba mu Bugesera niho twaje duturutse mu Bugesera ni akarere umurenge ni uwa Nyamata akagari ni aka Maranyundo kandi umudugudu ni uwa Gahera aho usigaje n'abakora umuganda n'abatarapfuye aho bari kuvuga mwese nzaza kwamubwira naho yarahari kandi twarakuvugiye hanyuma usaba irembo tubaza amarembo umwanya tugira ishaka tubwira ngo usaba irembo ry'ubugeni kandi dusanga irembo ry'ubugeni ry'abageni tukubaza usaba uratwihorera tuzabikora hanyuma igihe rero twongera bagaruka bakanubwira ngo ubundi noneho uraba kari mwikwije turebera ko dusaba umugeni nta muziro dusaba umugeni tukubaza wari wamutubwira tukwemerera umugeni turifura hanyuma turagukosha turadukwera urifura wadukwera inka nziza turakwishimiye umuhuza w'ibiganza dushimire umuhuza w'ibiganza n'amafaranga dushimire umuryango ndabizi kumva cyane hanyuma mudukwere tuzanira ubuki bwo guteguza udusaba itariki turatubwira ngo ku itariki 20 za Gicurasi tuzakwere tubiganira n'umuryango usanga nta mpamvu yo gutungana inkwano n'umukobwa wawe turabikwemerera itariki yagenewe none umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abantu ngaho Diane rero haguruka hari umuryango waje waje nanjye twakumenyesheje cyane twabona atarimo kubera ariwo umenya byamwitiriwe ko bakuru baraza barakomanga aribyo bakora mu kuvugisha turakingura tubabaza ikibagenza batubwira ko asaba irembo ry'umugeni ntabwo twari tuzi ko ariwo dushaka turacyamukeneye urabizi bozaga ibyatsi bikaba gake waterekaga amata akamura neza wayafungaga turabizi mama na papa bamboga bakanezerwa kubera ko ari Diane wayakuze natwe twabaga twaragiye twacyuraga tukarya ibiryo bitubatetse twari tugibikeneye ariko baje batubwira bati turasaba umugeni kandi Diane turabizi ibyo badukoreraga byari byinshi kandi byiza ihangane twagiye impaka ngo twumve ko twabyasibira ntabwo byigeze byemera twarabakoresheje nyinshi baraza dukwiye ubuki barabuzanye bwari bwekeshejwe na mudegedari twababaje igihe batubwira ko ari itariki 20 zageze pepera bareba n'utwa pepe ntabwo kandi dutanga abageni wacu ntabwo aribo twaje kwimana rero twarabatanga icyakora ko kuramana wawe ugiye mu mfura mudege igahino mudege gahino dore uyu musaza mudege dani ni imfura turabizi ntacyo uzaba ugiye mu bandi hari abandi bashingiyeyo ntacyo babaye bazakwakira barahari humura rero ntacyo uzaba uregereye umwana wacu nawe ni wawe wumvira utuye Nyamata Nyamata haba amata dore amata aratemba mu mata kandi ni amata y'inyamata nta nubwo
uwizeye imana yana ariyo yonyine ni muteteri ni mutetarubwiye ni murimbanasuku n'ababyeyi azi gusenga kandi arabikwiye ni umukozi azi gukora arubaha yongera inyarugara umwana utatahira mu masa azi koza ibyatsi azanabasengera cyane rwose azabasengera ko ni umunyamasengesho none rero ahingura azi guhinga ntugire ngo ahinga urutoki akanga urutoto kandi ntabwo kugira umunyamasengesho nawe nagira nabitsa ndabizi uzamubwira ngo urakira natikira ndabizi uzamubwira ngo umure uramusabiye uwo musabiye arahari urabona nta ruguma nta munzu nta nkoko kuko nta mwana udakoze iwawe nakoze uzamara umubyeyi niba na ngombwa uzaduhamagara icyo akora ntananirana ntabwo azakora akiri urugendo rusa cyane rwose mwese mbabuye duhagaze batanu kugenda bahagaze nawe yicaye nawe wacagishwa mwakira n'abandi namwe n'umwigisha mwakira abana bose mwashuti mwe hanyuma kera rero twaraganiriye cyane turongera turaganira ijambo riravuga ngo burya aho mwongere kwicare uko twataragiranye rwego twaragiranye urabizi ko inka ziravuga umushumba waragiye amenya uko inka nk'umugwiye none rero inka y'iwacu igiye kubyara ibyara muke ihita imbwiye nari ndagi irabwira ngo maze akanya agasigaye nakuze nanjye nishakira ubwatsi nawe rero ubutumwa umuryango wo kwa ndangamyambi desire bantumye ndabukurikiza nta nubwo wavuga ngo umuhungu wahoze kubaza ngo niwe kandi ni umukiranutsi ni umukirisitu nawe ntitwakuguranira ntibishoboka iwacu ni mu ijuru turamwamenya amen turakwakiriye mbere na mbere y'uko ngira icyo nibwira umwana ariko banze ishimire umuryango wa Desire uhagarariye Sebahire mwafuranywe turabashimiye cyane turabashimiye byimazeyo muri imfura kenshi si ubwa mbere kandi turasanga ngo twaratabaranye turatabaruka duhana inka duhana amaboko duhana abageni Sebahire si ubwa mbere ibi ukoze umuryango iwanyu tubagana twari tubizi bano umuryango duhira iteka ryose udushingiye umugeni ntabwo tujyanye n'umukozi yo azakora umuryango wacu igihe byinshi kwaje guhinga igihe ko byose ni ngombwa ariko byaje guhumuriza by'ukuri uje uvuye mu muryango uje kurana umuryango kandi ukunda umuryango utazatuma ukumbura uzakwicisha ubuvuzi kandi iwacu abanyagusenge hari bakuru bawe nabo babaye abahanga umuryango wawe turaziranye bihagije abavandimwe inshuti n'imiryango hamwe n'abageni ni ukuri iyi nzobe tuzarushaho iguyo ryayindi mwongere muri amashyi nkuru hanyuma iyane rero reka mbwire umuryango wanjye ntabwo nshaka kuvuga byinshi kuko tubiziranyeho uyu wa mugeni mwagiye n'ubuzima bwinshi tukava amajyaruguru tukagera tujya iburasirazuba mu karere k'ubugesera twagiye gusaba irembo uriya muryango wacu tugana ruguru mu mvura mu zuba twaragiye batwakira neza uriya muryango rwose uramushimirwa cyane batwakiriye neza twakwishaga barariguha ubwo sinshatse gusubira ko twagiye gusaba irembo abizi mpagara tuza twebwe amagenzi yacu ariko igihe cyarageze batwerekera umugeni baradukorosha za mwana mwaduhaye ntabwo twaziranye ahubwo mwibagiro cyangwa tujyanye mu ruhango aho muza
baradushimiye niyo mpamvu uyu munsi batekereza ibyo twakoze. Hanyuma tugaboneyeho no kubashimira ko batugirira icyizere bakatwemerera bakadutuma ngo tujye mu Bugesera tujye guhakwa ubuhake turabucyuye. Diane yaje, Imana ikorera Diane kandi yongere ashimwe n'umuryango Diane wose muri ikaze nawe umuryango wacu. Twashyireje cyane rwose, murakoze cyane. Hanyuma mukaba rero nawe uraramburira ushimire umuryango, ushimire ababashyigiye, ushimire abamutangira ubukwe baguha ingaragu wese wese. Imana yacu murakoze cyane.
Elias aba engineer biganye na Mugarura ndabona rero urwa rubyiruko rero rikuza guhera mu bwana kugeza hageze aho tumushyigiye twamushimiye urwandiko rw'akorera abategereje umwami Yesu kugira ngo nakera mu amaze gutuza arusoma twararanye mu butayu twasenze Imana kugira ngo uyu munsi rero uwo ni nyirasenge wa Diane uri gutanga impano ntacyo baza gukomeza komeza rwose natwe dushima Imana kandi koko tunezejwe rero mutima kubw'uyu munsi mwiza kubw'ibirori byiza kubw'iyi ntambwe kandi Imana yongeye kuguteza kubw'uyu munsi mukuru mwiza twifatanyije nawe gurupe twari baze dutanga impano yego aha iyo foto rwose ntimuze kuyicikwa hano muri famiye kwihangana Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Dore impundu ngo ziraburwa urwunge Dizimundu naje mbazaniye Zikizobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose Dizimundu naje mbazaniye Nyamibwa zanjye Dizimundu naje mbazaniye Mbahaye umugisha mbambariye impumbya Dizimundu naje mbazaniye
gushimira rero dukomeze dutarame hanyuma nongera twifuza kongera ko dushaka ko dutaha hari umwanya tuvuga iki abakozi ntabwo twataha tudatarame ariko hari ubutumwa twifuza kujyana nubwo ntagenda ariko hari abifuza kujyana turabatuma byanditse bitari abasaza n'ibikwerere n'abagore bakiri bato n'abashyishya ariko ubutumwa turabutaha babujyana rero bari bateretse umuryango turifuza kureba n'umuryango turi ahangaha ngo mwakirire abashyitsi ariko naho iyana z'abana na mugarura twifuza rero kureba umuryango kugira ngo utaha nagaruka utazayoboza kandi n'uwari watwemereye ntabamukoze imana ibahumugisha nyinshi iyi ni impamvu bajya kugera mu nzira ugatsikira ukabona uturangiza wowe uri kumwe hanyuma nawuhirize kugeza hariya hanyuma aranamutwaza amutwaze arigaba amutwara ndava hano agarutse se bagenda muzi ntabwo nabitiyaho se bagenda ubukino bwawe turagushimiye mana yacu turagushimiye ko wabanye natwe turagushimiye ko ukiri kumwe natwe turagushimiye ko warinze umukwe ukarinda umugeni turagushimiye ko warinze imiryango yombi mwami mana yacu abana bacu barinze bakiri mu nda wari ubizi ko bazavuka wari ubizi ko bazarerwa wari ubizi ko bazakura badukoze abana mu rugo rumwe mu nzu imwe ndetse mana yawe mu ijuru ubagari tubasabye mana barinde satani barinde imyuka mibi barinde abadayimoni ubahagarare mu rugo rwabo ugura amarembo kugira ngo umwisha wawe winjiremo imiryango ikingure hinjire umugisha aho bagiye gutura uzaturane nabo mana uzabagira inama uzabarengere uzabarinde umutekano w'ubugingo n'umutekano w'umubiri abagiye ugendane nabo bagiye gusaba umwanya kujya gusaba usobanure nabo twebwe twumvise ubahugisha abana batwakiriye bose mu izina rya Yesu Kristo wacu amen. izi mpundu naje mbazaniye izi mpundu naje mbazaniye nikitubujije kuzakahogora izi mpundu naje mbazaniye nuko gahako nikabakobwa izi mpundu naje mbazaniye kamwe gatahakara ntibatahe izi mpundu naje mbazaniye nikayitasirwa bucuro bwacu umwanya arimo ahubwo intambwe ni ku ntambwe twaje rero tuzanye n'abanyirasenge tuje mu muhango iyo dushyingiye umugeni igikurikiraho ni ukumutwikurura hanyuma twamutwikurura imirimo igakomeza yaba iyo mu nka yaba iyo mu mirima no mu kazi no mu rusengero byose bigakorwa atwikuriye batavuga ngo nubwo agiye nubwo tumubonye agiye cyangwa aza amenya uruhembe ahubwo iyo twatwikuriye ni uburenganzira iyo tuzanye rero twakira nyirasenge
yigiye hano ako ni umuhango murabuza amashyi impundu ushimira Imana bikore bitonze bafotora impundu z'ubwonge hanyuma bamuvugiye amata rero nibo banywa nutayanywa akorera kuza kunywa bagafotora ntabwo ati se nk'ikivuguto nk'ishyushyu cyangwa se nk'ishyushyu mu kivuguto mu mubanje nkamirire mwongere oya ava mukecuru muhera mu bice wihorije witora barabihera bari muhabana rero bamaze kunywa mushoje kunywa mubanyweshe mubanyweshe undi babanyweshe banahongerere ngo mubarekurize bari mu mushanya mwarimu rero Dani mukozi ko twababwiraga kandi imirimo yakoze nayo bihari kuvuga ngo umuntu wese imirimo yakoze izagenda imwerekeje si mu rupfu gusa rero aho n'ubuzima busanzwe imirimo yakoze ikujya inyuma n'imbere ahubwo yamuje imbere rero wabona ibiseke hariya wabona ibisabo cunda amata muri sitoke oya hasi muri sitoke abone ahandi mu rundi ruganiriro muri sitoke rero biriyo kujya imbere ejo bazabikumurikira tubivuze ku mugaragaro birahari imirimo yakoze yamuherekeje ariko iki ni ikimenyetso cy'uko imirimo ihari dore ibiseke ibindi murabisanga muri sitoki hano aho imodoka ziratambutse zigiye muri sitoki hanyuma haba ejo cyangwa ejo bundi icyambere nuko twabimenya yuko igihe azakumburira azaza kudusura uzamurangaza imbere murakoze n'uyu muryango murakoze turabashimiye igikorwa mudukora ni cyiza turanyuzwe turashimye kandi twongere tunababwira ngo uyu ni umuhango mu muco nyarwanda baha abana amata biba bifite icyo bivuze tubifurije kubyara tubifurije amata kandi bakagira n'abo bayaha ubundi mu buryo bugaragara bunafatika aba bana Sawo Diane na Bosco babyaye ariko ushaka kuvuga yuko tubifurije abana kandi bazabyare baheke bagira amata kandi bazagire n'abo bayaha nicyo gikorwa tubatumye uyu mwanya mwagende babyare Imana ibashoboze kandi bazatumye batunganirwe turabashimiye igikorwa mudukora ni igikorwa cyiza ndumva tugishoje mwongere mubafashije mu kuzibigaza twashimiye abana iyi minsi marena hari byajya bihindura isura ariko nabyo ni iterambere hagenerwa ikimasa n'umuryango ndashimira rero ni ikimasa reka tubishyikirize ugikubita umugozi ukirongore uzajya kumushyikiriza kandi uvuga uti warakoze twifuje kugira umuryango abushingiye bakagira umugisha tubashimiye ndumva tugiye gusenga Imana dusabire urugo rushya rutangiye dusabire umugisha kandi dusabire umugisha n'abangaba bafashe mu gihugu mwese muri rusange turabashimiye umujyanama w'abantu ukubaka ingo zikubakika yego ibyo wubatse biyubakika ibigaragara nabi biba bisenya bigasenyuka uri Imana ishobora byose aba bana mu mushinga bawutangira watangiranye nabo none uyu mushinga ugeze ahangaha
turabatwikubiye ngo bajye mu mirimo yabo. Ababyeyi baje, imbuto zose zaje, dore umuhungu n'umukobwa bicaye aha babahaye amata, urugo rwabo ruzagira amata, urugo rwabo ruzagira ibyo kurya, urugo rwabo umuntu azazana ibibazo ajya atanga ibisubizo. Uzabafashe rwose, uzabarinde mu majya bagenda, ubarinde mu maza bagaruka, abazahahe baronye, bazahinge beze, bazorore zororoke, kuko uri Imana ishobora byose. Uzakorane nabo, uzagirire umugabo inama, uzagirire umugore inama, uzamana kuko bazakorera Imana, bazakorera imiryango yabo, bazakorera igihugu, uzabaha imbaraga zo gukora byose. Turagushimye rero abagiye ugendane nabo.